rwashyizwe mu bihugu bya mbere ku isi bifite umutekano w'ikoranabuhanga utajegajega. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu bimaze gutera intambwe ifatika mu guteza imbere umutekano w'ikoranabuhanga, binyuze mu gushyiraho ingamba n'amategeko arinda abakoresha ikoranabuhanga bari mu Rwanda. Ibi byatangajwe muri raporo izwi nka Global Cyber Security GCI 2024, aho u Rwanda rwitwaye neza mu byiciro 5 by'ingenzi bishingirwaho mu gukora iri genzura, aho muri rusange rwaje mu bihugu by'intangarugero tier, rugira amanota ari hejuru ya 95%. Ibyiciro bigize ubu bushakashatsi birimo icyiciro cy'amategeko, aho u Rwanda rwashyizeho amategeko agenga ibyaha by'ikoranabuhanga ndetse no kurinda amakuru. Raporo igaragaza ko u Rwanda rufite amategeko arengera amakuru bwite y'abaturage, data protection, no gukumira ibitero ku makuru yihariye. Iyi ni intambwe ikomeye mu gutuma abaturage n'ibigo bakomeza kwizera umutekano wabo mu gihe bari gukoresha ikoranabuhanga. Ikindi cyiciro kirebwaho ni icyiciro cya technical measures. Muri iki cyiciro u Rwanda rwashimiwe kuba rwarashyizeho ikipe izwi nka Computer Incident Response Team, mu magambo ahinnye ariyo CIRT, ishinzwe kugenzura, gukumira no kurinda umutekano w'ikoranabuhanga wahungabanywa byanabaho, ikigira uruhare runini mu guhangana n'icyo kibazo. Ku rundi ruhande, icyiciro cy'ingamba n'imiyoborere organization measures ni hamwe mu ho u Rwanda rwagize amanota meza, dore ko rusanzwe runafite gahunda y'igihugu yo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga izwi nka National Cyber Security Strategy. Raporo igaragaza ko u Rwanda rufite ibigo n'inzego zishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro ku rwego rw'igihugu, bikajyana no kwitegura kugenzura ibyago bishobora guterwa n'ikoranabuhanga. Icyiciro cyo guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi capacity development measures ni ikindi cyahesheje u Rwanda amanota meza, dore ko rwashyize imbaraga mu kwigisha no guteza imbere ubushobozi bw'abakozi n'abanyeshuri mu bijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga. Urugero ni nka Rwanda Coding Academy, ishuri rifasha urubyiruko kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hari kandi n'ubufatanye n'amashuri makuru mpuzamahanga bifasha urubyiruko kwinjira muri uru rwego rw'ikoranabuhanga, bikarufasha kugera ku rwego mpuzamahanga. Ikindi cyiciro u Rwanda rwitwayemo neza ni ikijyanye n'icyiciro cy'ubufatanye cooperation measures, aho u Rwanda rwagaragaje ubushake n'ubufatanye n'ibindi bihugu ndetse n'ibigo by'abikorera mu kurushaho guhangana n'ibibazo by'umutekano w'ikoranabuhanga. Ubufatanye mu rwego mpuzamahanga n'amasezerano igihugu gishyiramo imbaraga bituma kibasha kwigira ku bandi no gukomeza kwiyubaka mu ikoranabuhanga. Raporo yashimye uburyo u Rwanda rwateye intambwe ikomeye mu gukumira no guhangana n'ibibazo by'umutekano w'ikoranabuhanga, rugashyira imbere gushyiraho amategeko, gushyiraho inzego za tekinike no kubaka ubushobozi mu birebana n'ikoranabuhanga. U Rwanda rwashyizwe muri tier, aho rubarirwa mu bihugu by'intangarugero mu kurinda umutekano w'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Ibi biratuma igihugu kigira icyizere cyo gukomeza kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga
mu karere ndetse no gukurura ishoramari mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Ibihugu 5 bya Afurika nibyo biri mu cyiciro cy'ibihugu by'intangarugero, bikaba birimo Ghana, Kenya, Mauritius na Tanzania byiyongera ku Rwanda. Habimana Jean d'Amour, iyi niyo YouTube channel yacu, mukore subscribe, share ndetse na comment zanyu tuzibone, tujye tubagezaho amakuru gatanu ku kandi.